Igitabo ubuzima bufite intego. Intego ya mbere: waremewe kunezeza Imana. Imana yabateye nk'ibiti bikomeye kandi byiza byo kuyihesha icyubahiro. Yesaya 61:3. Umunsi wa 8: waremewe kunezeza Imana. Ni wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa ni ukugira ngo biguhimbaze. Ibyahishuwe igice cya 4:11. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be. Zaburi 149:4. Waremewe kunezeza Imana. Igihe wavukaga mu isi, Imana yari ihari nubwo itaboneshwa amaso. Isekera ko wavutse. Yashakaga kubaho kandi kuvuka kwawe kwayiteye umunezero mwinshi. Imana ntabwo yari ikeneye kukurema, ariko yahisemo kukurema kugira ngo ikunezererwe. Uriho kuko igufitemo inyungu, ngo uyiheshe icyubahiro, usohoze imigambi yayo, uyitere umunezero. Kuzanira Imana umunezero kubera aho kuyishimisha niyo ntego ya mbere y'ubuzima bwawe. Nusobanukirwa neza iri hame, ntabwo uzongera kugira ikibazo cyo kumva ntacyo umaze mu buzima. Icyo ni cyo cyerekana agaciro kawe. Niba ukomeye bigeze aho Imana igutoraniriza kuzabana nayo iteka, ni akahe gaciro karenza ko ushobora kubona? Uri umwana w'Imana kandi uyitera umunezero kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose yaremye. Bibiliya iravuga ngo kubera urukundo rwayo yagambiriye muri Kristo Yesu kuduhindura abana bayo kubw'ineza n'ubushake bwayo. Imwe mu mpano Imana yaguhaye ni ugushobora kunezerwa. Yaguteranije mu buryo buguha gusabana n'ibigukikije, ndetse iguha n'amarangamutima kugira ngo ushobore kunezerwa. Yifuza ko uryoherwa n'ubuzima aho kubucamo ubwihanganira gusa. Igituma ushobora kwishimira ibinezeza ni uko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Kenshi twibagirwa ko n'Imana igira amarangamutima. Imana irishima kandi ikababara cyane. Bibiliya itubwira ko Imana ijya igira agahinda, ikagira ifuhe ndetse ikarakara, ikagira imbabazi, impuhwe, intimba, ikishima, ikagira umunezero, igasusuruka kandi ikanyurwa. Imana irakunda, ikishima, ikanezerwa, igahimbarwa ndetse igaseka. Kunezeza Imana byitwa kuramya. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Icyo ukora cyose kinezeza Imana gihinduka igikorwa cyo kuramya. Nk'ibuye rya diyama, guhimbaza bigira impande nyinshi. Byatwara ibitabo byinshi umuntu ashatse gusobanura mu buryo burambuye kuramya icyo ari cyo, ariko muri iki gice turareba iby'ibanze. Abahanga mu mico y'abantu bavuga ko kuramya ari ikintu usanga mu mico yose. Ni ubukene Imana yashyize muri kamere muntu bumutera guhora ashaka kuvugana n'Imana. Kuramya ni kimwe mu bintu bya ngombwa nko kurya no kunywa. Iyo umuntu abayeho ataramya Imana, iteka yishakira ikindi ayisimbuza, kabone n'iyo cyaba we ubwe. Icyatumye Imana iturema ityo ni uko nayo ishaka abayiramya. Yesu yaravuze ngo Imana Data ishaka abayiramya. Bitewe n'uburere wabonye mu by'iyobokamana, ushobora kuba ukeneye gusobanukirwa kurushaho kuramya icyo ari cyo. Ushobora kuba wibwira ko mvuga ya materaniro yo mu nsengero arimo kuririmba, gusenga no kumva inyigisho, cyangwa se ushobora kwibwira ko nshaka kuvuga ya mihango irimo gucana za buji ndetse no guhazwa, cyangwa se ugahita wumva amateraniro yo gukiza indwara, ibitangaza ndetse no kwikubita hasi. Kuramya bishobora kubamo ibyo byose, ariko kuramya birenze kuri ibyo bigaragara inyuma. Kuramya ni uburyo bwo kubaho. Kuramya birenze cyane umurimo wo kuririmba. Ku bantu benshi kuramya bivuga kuririmba. Barakubwira ngo mu itorero ryacu amateraniro atangizwa no kuramya, hakabona kuza inyigisho. Uko ni ukudasobanukirwa bikomeye, kuko buri kintu cyose gikorerwa mu rusengero ari bumwe mu buryo bwo kuramya. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kuririmba, kwatura ibyaha, guceceka, gutuza, kumva inyigisho, kwandika ibyo bigisha, gutanga ituro, kubatizwa, igaburo ryera, kuzuza ikarita yo kwemera Kristo, ndetse no gusuhuza abandi mwasenganye. Ubundi mu by'ukuri kuramya byatangiye mbere y'uko abantu batangira kuririmba.
Adamu yaramyaga Imana mu murima wa Edeni, ariko kuririmba ntaho tubibona kugeza mu gice cya 4 cy'igitabo cy'Itangiriro nyuma yo kuvuka kwa Yubali. Niba kuramya ari ukuririmba, abatahawe impano y'amajwi meza ntibazigera baramya Imana. Kuramya birenze kure cyane indirimbo. Kudasobanukirwa kuruseho ni igihe abantu bitiranya kuramya n'ubwoko bumwe bw'indirimbo. Ukumva umuntu avuga ngo twabanje turirimba indirimbo imwe isanzwe, hanyuma dukurikizaho indi ndirimbo yo guhimbaza no kuramya. Cyangwa ukumva undi avuga ngo nkunda indirimbo zihuta zo guhimbaza, ariko nezezwa kurutaho n'izigenda buhoro zo kuramya. Ukurikije aya magambo, iyo ndirimbo yihuta cyangwa irimo ibyuma birangurura yitwa guhimbaza. Ariko yaba igenda buhoro, ituje kandi ikora ku mutima, wenda bacuranga gitari, ikitwa kuramya. Ubwo ni bumwe mu buryo bwakwiriye henshi bwo gukoresha nabi ijambo kuramya. Kuramya ntaho bihuriye n'ubwoko bw'indirimbo, urusaku cyangwa umuvuduko wayo. Imana ikunda indirimbo z'uburyo bwose kuko niyo yahanze kuririmba. Indirimbo izihuta n'izigenda buhoro, izivuga cyane n'izivuga buhoro, iza kera n'inshya. Wowe ushobora kuba utazikunda zose, ariko Imana yo irazikunda. Iyo zaririmbiwe Imana mu kuri no mu mwuka, zihinduka kuramya. Abakristo bakunze kutumvikana ku ndirimbo bakoresha mu kuramya Imana. Buri muntu akarengera ubwoko bw'indirimbo akunda, asobanura ko aribwo bujyanye na Bibiliya cyangwa aribwo burushaho guhesha Imana icyubahiro. Ariko mu by'ukuri nta bwoko bwa muzika bushingiye kuri Bibiliya. Nta manota y'indirimbo dusanga muri Bibiliya, n'ibyuma bakoreshaga icyo gihe ntabyo tukigira. Urebye neza, ubwoko bw'indirimbo ukunda bwerekana uwo uri we, aho ukomoka na kamere yawe, ariko ntacyo bugaragaza ku Mana. Indirimbo z'igihugu kimwe zumvikana nk'urusaku gusa mu matwi y'abakomoka mu kindi gihugu. Nyamara Imana ikunda ibidasa, kandi izo ndirimbo zose irazishimira. Nta muzika wa gikristo ubaho, habaho amagambo ya gikristo turirimba mu majwi. Amagambo niyo ahindura indirimbo ikaba indirimbo y'Imana, si ijwi ryayo. Nta majwi yo mu mwuka abaho. Nkuririmba iyi ndirimbo ariko ntashyizemo amagambo, ntabwo washobora kumenya niba ari iya gikristo cyangwa atariyo. Kuramya si wowe byashyiriweho. Nk'umupasitori, kenshi mbona abantu banyandikira ngo nakunze uko mwaramije uyu munsi. Byamfashije cyane. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kudasobanukirwa. Ntabwo turamya Imana ngo abantu bafashwe. Turamya kugira ngo Imana yishime. Iyo turamya ntitugomba kwirebaho dushaka kunezeza abantu, tugomba gutumbira kunezeza Imana. Niba hari ubwo ujya uvuga ngo iteraniro ry'uyu munsi ntacyo ryamariye, ubwo uba wagiye gusenga ku mpamvu zitari zo. Kuramya si wowe byagenewe Imana. Birumvikana amateraniro yose agiramo igihe cyacu cyo gusabana n'abandi, kwigishanya n'ivugabutumwa, kandi hari inyungu nyinshi dukura mu kuramya Imana, ariko ubundi ntabwo tubikorera kwishimisha. Impamvu nyamukuru yabyo ni uguhesha Umuremyi wacu icyubahiro no kumunezeza. Muri Yesaya igice cya 29, Imana yitotombera amateraniro yo ku munwa gusa, imitima iri kure yayo kandi arimo uburyarya. Abantu basengaga Imana amasengesho y'akamenyero, bakayihimbaza bitavuye ku mutima, bakayibwira amagambo y'ubusa, bagakora imihango yashyizweho n'abantu batabanje no kwibaza icyo ivuga. Ntabwo umutima w'Imana ujya ususurutswa n'imihango y'akamenyero. Icyo ishaka ni urukundo rugurumana n'ubwitange. Bibiliya iravuga ngo aba bantu baranyegera, bakambwira amagambo kandi bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure. Kubaha abanyubaha ni itegeko ry'abantu bigishijwe. Kuramya ntabwo ari kimwe mu byo ukora mu buzima, nibwo buzima bwawe. Ntabwo kuramya ari umwitozo wo mu rusengero. Twategetswe gushaka mu maso hayo iteka ryose, no gushima izina ryayo kuva izuba rirashe kugeza aho rirengera. Muri Bibiliya tubona abantu bahimbaza Imana bari ku kazi, bakayihimbaza mu ngo zabo, bakayihimbaza bari ku rugamba, abandi bakayihimbaza bari mu nzu y'imbohe, ndetse bari no mu buriri. Guhimbaza Imana nicyo wagombye gukora bwa mbere ugikanguka, akaba ari cyo urangirizaho ugiye kugoheka ngo usinzire. Dawidi yaravuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka.
Buri kintu cyose gishobora guhinduka igikorwa cyo kuramya iyo ugikoze ugamije guhimbaza Imana, kuyihesha icyubahiro no kuyinezeza. Bibiliya iravuga ngo iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Martin Luther yaravuze ngo n'umukamyi ashobora gukama inka mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Umuntu yakora ate ngo ibyo akoze byose bihesha Imana icyubahiro? Wabigeraho icyo ukoze cyose ugikoze nk'ukorera Yesu Kristo, kandi ugakomeza kuganira nawe urimo kugikora. Bibiliya iravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru, badakorera abantu. Iryo ni ryo banga ry'ubuzima buramya Imana, ni ugukora byose nk'ubikorera Yesu. Hari uburyo bumwe bahinduye Bibiliya mesaje, maze Abaroma 12:1 bahahindura ngo ufate ubuzima bwawe busanzwe bwa buri munsi, gusinzira, kurya, kujya ku kazi, ibyo ukora byose mu buzima ubishyire imbere y'Imana nk'igitambo. Akazi gahinduka kuramya iyo ugakoze ukeguriye Imana, kandi ukagakora uzi ko ikureba iri kumwe nawe. Ntangira gukundana n'umugore wanjye nahoraga mutekereza. Iyo nabaga ndi ku meza mu gitondo, iyo nabaga ndi mu modoka ngiye kwiga, ndi mu masomo, ndi ku murongo mu maduka, ndi kuri sitasiyo nagiye kunywesha lisansi, nta na rimwe nabaga ntatekereza fiyanse wanjye. Kenshi nabaga nsa n'uwiganiriza mutekerezaho, ntekereza ibyo mukundira. Ibyo byatumaga numva negeranye na Kay, nubwo twari dutandukanijwe n'intera ndende kandi twiga mu bigo by'amashuri makuru bitandukanye. Uko narushagaho kumutekereza kenshi, nagumaga mu rukundo rwe. Kuramya nyakuri ni uko nguko, ni ugukunda Yesu nk'abafiyanse. Umunsi wa 8, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana, naremewe kunezeza Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe, Uwiteka anezererwa abantu be. Zaburi 149:4a. Ikibazo cyo gutekerezaho, ni ikihe kintu gisanzwe natangira gukora nk'aho ngikorera Yesu ubwe?